Mu buzima abantu benshi baragenda. Kenshi uri mu rugendo uba wumva wanyura mu nzira abantu benshi bari kunyuramo utitaye no kubaza amakuru y'iyo nzira niba ari nyabagendwa. Kuko yanyuzwemo n'abantu benshi, amajwi menshi akuvugiramo ahita kwizeza ko iyo nzira ari nyabagendwa. Nyamara ariko ni abantu bake bashobora gufata icyemezo bakanyura mu yindi nzira itanyurwamo n'abantu benshi isa n'ifunganye. Ndetse ukibona ya majwi y'urusaku akuvugiramo ahita kumvisha ko nunyura muri iyo nzira bizakugora kugera iyo ujya. Uzi impamvu ituma dufata icyemezo cyo kunyura mu nzira iri kunyurwa n'abantu benshi ndetse binagaragara ko byoroshye kuyigendamo? Ni uko kuri iyi si benshi muri twe twikundira ubuzima bworoshye, ubuzima butuma tubona icyo dushaka ku buryo bworoshye. Ndabizi hari uhise avuga ngo none se ubwo buzima ahubwo wabunganya iki? Nyamara nubwo ubwo buzima bushobora kuguha icyo ushaka mu buryo bworoshye, ubwo buzima ni ubugome, buguha ifi ariko ushobora kukwigisha uko bayiroba. Iyo unyuze mu nzira ya benshi niyo wahumiriza ugafata akaboko k'umuntu muri kumwe, byanze bikunze ugera iyo ujya utitaye kumenya aho wanyuze. Ibyo kubyumva uhita wumva nta kibazo, nyamara ikibazo kizavuka igihe uzisanga wagarutse muri ya nzira uri wenyine, abandi baragiye, inshuti n'abavandimwe bashobora kugusika. Ndakubwiza ukuri, ushobora kuzagera iyo ujya ariko uzaba umeze nk'umuntu mushya muri iyo nzira. Uzaba utandukanye na wa muntu wafashe icyemezo akanyura muri ya nzira ya wenyine atitaye ku kivunye cy'abantu. Ashobora kuzahuriramo n'ibizazane n'amakuba akomeye, ariko nabasha kugera iyo ajya adacitse intege cyangwa agira ubwoba asubira inyuma, azaba afite ubushobozi bwo kuba wamutereka muri iyo nzira bwa kabiri akongera akagera iyo ajya bitamugoye. Ndetse kuri iyo nshuro bizamworohera kurushaho kuko azaba azi ahazamuka n'ahamanuka, ahari ikorosi n'aharambitse, ahari imikuku n'aharinganiye. Ubwo buzima ushobora kubwumva ukumva buragoye, nyamara ku rundi ruhande ubu buzima ni bwiza kuko buguha ifi bwabanje kukwigisha kuyiroba. Ntibivuze ko kugendana n'abandi benshi ari bibi, oya, niba wabyumvise gutya wanyumvise nabi. Ndashaka kubwira ko icy'ingenzi si ukunyura mu nzira ya benshi cyangwa iyawe ku giti cyawe. Icy'ingenzi ni ukunyura muri izo nzira uri wowe ubwawe utari ba bandi. Niyo wanyura mu kivunge cya benshi ugenda ushishoza, umenye heza na habi, ahazamuka n'ahamanuka, umenye uburyo wahikura batarinze kuguheka cyangwa kuguterura. Gusa niba ushaka kuba umuntu udasanzwe ushobora guhindura isi agakora itandukaniro n'abandi, uzige kudahora ugendera mu kwaha kw'abandi. Uzige kumenya gufata ibyemezo bya nyabyo, ubishyire mu bikorwa utarinze gutegereza ubanza kukubwira niba ari byo cyangwa atari byo. Uzige kumva ijwi ry'umutimanama wawe uritandukanye n'aya majwi menshi akuvugiramo, tudasize n'ay'abantu bakugaragiye muri icyo kivunge. Uzige kurya ifi wayirobeye batarinze kuyikurobera. Nugera ku bukire waraburazwe n'iwanyu, warabukuye mu guhuguza abantu, cyangwa se warabubonye ubundi buryo bukugwiririye nk'imikino y'amahirwe n'ibindi, uzibukira ijambo cyangwa se iki kibazo: ese umunsi ubwo bukire bwayoyotse uzabasha kwigura umutwe? Niba uri muri aba bantu bageze kuri ubu bukire banyuze muri izi nzira nakubwiye, ukaba kuri icyo kibazo utabasha kuvuga yego, ahubwo ugatangira gusaba Imana izagufashe ibyo ntibizakubeho, nta kabuza uri mu mazi abira. Wahuye na bwa buzima bukunze kuduma amaso ndetse benshi twifuza kuvukiramo, bwa bundi buguha ifi ariko ntimukwigishe uko wayiroba. Niba uri umukire ibaze ngo si ubukire bwanjye buyoyotse namenya inzira nanyuramo nkongera nkisuganya, cyangwa se namenya icyo nakora bukagaruka. Niba igisubizo ari yego yihuse utabanje kujijinganya, nureba neza ukisuzuma urasanga unyuze muri bwa buzima benshi dutinya kunyuramo, ya nzira y'inzitane, ya yindi y'ibigeragezo. Uraza gusanga ubukire bwawe warabugezeho wiyushya kuwe. Nta kabuza uri muri ba bandi bahuye n'ubuzima bwabahaye ifi ariko bukabigisha no kuyiroba. Uko byagenda uko ariko kose, uko wabona ubukire naho bwaturuka aho ariho hose, nutiga inzira yo kubugeraho umunsi bwayoyotse, ushobora kuzisanga muri ba bandi bimanika mu kagozi, ba bandi bacuruza rimwe bahomba bakumva ko isi barangireho bakimanika, ba bandi bavukira mu mudabagiro mu mafaranga menshi, bakarya ubuzima bakibera mu maraha bagatagaguza amafaranga, ariko uko batazi uburyo bwo kuyabyaza andi bakisanga bashiriwe. Ati aho twambariye inkindi ntitujye kwambarira ubucocero, ubwerega nabo bakaba barimanitse. Byose biva mu kuba utarize
uko wakwirwanaho mu gihe bagufashaga bagusize bakagenda. Biva mu kuba utabajije abaguhaye iyo mitungo ubuhanga bakoresheje ngo bayigereho kugeza n'aho bayikuraga itarayoyoka. Impano n'indagano si bibi, ufashwa n'abavandimwe cyangwa inshuti bagutanze kubona amafaranga si bibi, gukena si icyaha. Icyo kiri muri ibyo ni ukutamenya gushishoza no kwiga ubwawe uburyo wakoresha ukabona amafaranga cyangwa ukabasha gucunga neza ayo bakuraze cyangwa ayo baguhayeho inkunga cyangwa impano. Abantu benshi bigana abandi ariko ni bake bagira ubutwari bwo kuba bo ubwabo. Nyamara kuba wowe ubwawe bishobora kuguhindura ubuzima, bikaguhindura umuhanga, umuvumbuzi, ndetse bikakuganisha ku bukire bwa nyabwo, aho urya ifi uzi no kuyirobera. Waba warigeze kwibaza impamvu abahanga benshi bo hambere bafatwaga nk'abasazi? Sokrate ntiyemeraga ibintu nk'uko abandi babyemera, yababazaga impamvu babyemera gutyo. Galileo yavuze ko isi izenguruka izuba, bamwita umusazi ndetse baranamufunga. Steve Jobs yabwiye isi ko telefone idakwiye kuba igikoresho bakoresha bahamagara gusa, ko ishobora no gukoreshwa ibindi abantu bakumva ari umusazi. Ibyo yakoze ku isi abenshi murabizi. Utabizi agenda ashaka amateka ye ayasome, arebe ukuntu yahinduye isi binyuze mu kuba yarayifashe ibyemezo yagiye afata. Bamwe bakamwita umusazi ariko we ntave ku izima. Abo tuvuze n'abandi bavumbuzi babayeho cyangwa se abafilozofe babayeho, bose barafite ikintu kimwe bahuriyeho. Bose bari barahisemo kuba bo aho kuba icy'isi yifuza ko baba cyo. Bahisemo kunyura mu nzira benshi bita y'ubusazi aho gukurikira ikivunge. Byatumye babasha gukoresha ubwenge bwabo ndetse bibageza ku buvumbuzi bwahinduye isi. Byinshi mu byo bagezeho ibyo turi gukoresha. Buri munsi uba ufite amahirwe yo gutekereza ibintu abantu batigeze batekerezaho no kuvumbura ibishya. Ariko se ni iki gituma utabikora? Akenshi usanga ikibigutera ari ubwoba, ushaka kwakirwa neza ngo ntibabone ko utandukanye nabo, bitume batakwita umusazi. Ndavuga abantu. Cyangwa se ni ukutizera no kumva ko ntacyo washobora. Ariko se nyuma yo kumva ibyo tumaze kukubwira byose, ubu none ntiwafata umwanzuro? Tangira wibaze, zengurutsa intekerezo zawe, wishidikanya, tangira gukora ibitandukanye n'ibyo mu kivunge urimo bari gukora. Kora itandukaniro, shaka agashya. Niba aho muri kumwe bose bajya ibumoso, wowe jya iburyo. Niba bose bavuga ibintu bisanzwe, tangira ubaze impamvu ibintu biri uko biri n'impamvu nta mpinduka. Ibaze impamvu hari ibintu bora bimaze nka formule imwe idahinduka. Kuvumbura bihera mu kwibaza ibibazo. Buri muntu afite ubushobozi bwo kuvumbura. Wari ubizi ko imikino myinshi tuvuga nka tekeball, ya football yo ku meza, yavutse ubwo umuntu yashyiraga hamwe football na tennis? Ntabwo byaje gutyo gusa, ahubwo uwo muntu yafashe akanya aratekereza, aribaza, aranisubiza, birangira aguye ku gisubizo cyo guhimba football yo ku meza ayita tekeball. Yageze no mu Rwanda murabizi. Ese wigeze utekereza ko ubucuruzi bushobora gutangirira ku kibazo cyo mu rugo rwawe cyangwa cy'abaturanyi bawe? Niba ubona mukora ibirometero n'ibirometero kugira ngo mubone aho mugura ibyo kurya wowe n'abaturanyi bawe, ntubona ko ushinze butike hafi aho karitsiye yose yakuyoboka? Ntabwo abantu bazakugana ko bagukunze, ahubwo bazakugana ko babazaniye ibyo bakeneye kugira ngo babigure. Ubukire bwa nyabwo buzanwa no gukemura ikibazo abantu bafite. Kora ku buryo abantu baguha amafaranga uko bakeneye ibyo ubaha, aho kuyaguha urinze kuyabasaba. Ko gusaba biragora. Byose biva mu gutekereza. Uko uticaye ngo utekereze, ntiwamenya ko aho uri hakenewe boutique. Ibitekerezo by'umwimerere niwo musingi w'ubukire. Tangira gucukumbura, reba ibitagenda aho uri, reba ibyo abantu bakeneye. Fata ibintu bisanzwe wivangemo ibitekerezo byawe. Buri gitekerezo gishobora kuba uruganda, buri kibazo gishobora kuba amahirwe, buri kurota kwawe ushobora kuba ukuri. Ntukajye upfa gusuzugura ibitekerezo bikuzamo ngo wumve ko bidashobora kugutunga. Mark Zuckerberg yatekereje uburyo abantu bashobora kwihuza bakaganira batari kumwe n'ibindi. Niho havutse urubuga rwa Facebook. None Facebook imwinjiriza amamiliyari n'amamiliyari, utavuze za WhatsApp na Instagram kuko zose nize. Elon Musk
yatekereje imodoka idakenera esansi. None uyu munsi imodoka ya Tesla ni ikimenyetso cy'isi y'ejo. Uwavuga ibya Elon Musk ufatwa nk'umukire wa mbere ku isi ntiyabivamo. Shaka amateka y'urebe aho yakuye ubukire. Byinshi ni ubuvumbuzi bwavuye mu kuba yaricaye agatekereza. Dangote yatekereje ku ibura ry'ibikoresho by'ibanze muri Afurika. Yatangiriye ku isukari, sima, umunyu. None ni umwe mu bantu bakize cyane ku isi, akaba uwa mbere ufite agatubutse muri Afurika. Si umuzungu, ni umwirabura wo muri Nigeria, ariko hari n'abazungu batafungura udushubi tw'inkweto ze. Nawe ushobora gutangira ku gitekerezo gisa nk'akantu gato. Igikenewe ni uko kiri mu nzira yawe bwite, itari mu nzira y'ikivunge cyangwa inzira idatuma ufunguka amaso y'ubwonko ngo witekerereze ibyawe n'iyo wahera by'abandi. Ariko ntugahore utekereza ushaka kwigana iby'abandi buri gihe nta cyawe wongeyeho. Banza wumve ibi neza. Isi iracyafite abantu benshi batekereza kimwe ndetse bagendera mu kigare. Ariko cyane ategereje abandi bantu nk'aba Elon Musk, Mark Zuckerberg n'abandi bantu cyangwa se undi muntu watekereza ibitandukanye. Ese uwo muntu yaba wowe? Ibisubizo byose biri muri wowe. Wasubiza utasubiza uko byagenda uko ariko kose, bamaze kubona ko hari abantu bahisemo inzira yabo banga gukurikira ikivunge. None ubu bamwe ni abaherwe isi itunze, abandi ni intwari, ni ibyamamare byahinduye isi. Kikase ko abo bantu ari bivejuru. Oya, nabo babatwise amezi 9. Icyo barusha bamwe muri twe dusaziye mu bukene ni kimwe. Baricaye, bariga, bamenya icyo bashaka, basanze ari icy'ingenzi, biyemeza kugishyira mu bikorwa batitaye ku magambo y'abantu no ku nzira y'inzitane n'ibigeragezo bashobora kunyuramo cyangwa se banyuzemo. None uyu munsi turabaririmba nk'intwari n'abakire. Cana urumuri rukurimo ubundi ujya imbere. Aya niyo mahitamo bakoze bahinduka abakire. Nawe cyangwa nanjye, reka tubigerageze duhindure isi. Aha niho dusoreje iri somo. Ushaka kujya ubona amasomo anyura hano, wakanda subscribe ugakanda no kunzogera. Niba ubona hari undi wifuza gusangiza iri somo, kanda share. Kandi niba warikunze ugenda utakanze like. Naho ubutaha, bye bye.